abashoramari mumeze mute, nizere ko mumeze neza, nizere ko amafaranga nk'ibisanzwe muri kuyabona. Niba uri umuntu wifuza guhindura ubuzima bwawe binyuze muri cryptocurrency, niba uri umuntu wifuza gukorera amafaranga menshi muri cryptocurrency, ndifuza ko ureba iyi video kubera ko ngiye kuvuga ibintu bibiri by'ingenzi, amabwiriza abiri y'ingenzi azagufasha guhindura ubuzima, azagufasha gukorera amafaranga menshi muri cryptocurrency nuramuka uyakurikije. Iyi video ni ingenzi cyane, iri mu za mbere ukwiye kwitaho cyane kuko aya mabwiriza ni ingenzi kugira ngo uhindure ubuzima bwawe, ukorere amafaranga menshi binyuze muri cryptocurrency. Ni mukanya. Ikintu cya mbere rero ugomba kugendera, ugomba kwitaho niba ushaka guhindura ubuzima bwawe binyuze muri cryptocurrency, nakubwira ngo reka wenda misobanure muri ubu buryo. Uri umuhinzi mu izuba rikakaye cyane, cyagihe abantu bose baba batekereza ko guhinga bidashoboka, weguye isuka urangije urasohoka ugiye mu murima urahinga. Birumvikana abantu benshi bazaguseka, abantu benshi bazavuga baturiya muntu umusazi, turabizi mu izuba nta kintu kivamo, nuhinga mu izuba rizatwika ibyo bintu ugiye guhinga, hanyuma byume, hanyuma nibimara kuma uhombe, ubure, utabe watakaje imbaraga zawe ndetse utakaze n'ibyo wahinze ibihingwa kubera ko byabuze imvura. Ariko mu gihe runaka niba wahinze mu izuba ugize gucya bya bintu wahinze mu izuba bikagira gucya bikera, birumvikana ko byera, abantu benshi babikeneye bari kuvuga bati waduhaye ku giciro cyose ushaka, ariko uduhe natwe dufate kuri uwo musaruro. Hanyuma rero na cryptocurrency niko imeze. Cryptocurrency ntabwo muri cya gihe abantu benshi baba bari kuvuga ngo cryptocurrency, this is time to buy, this is time to yazamutse, igeze ahantu hashimishije. Cryptocurrency abantu benshi nyine bari kuvuga ibintu bya cryptocurrency. Icyo gihe ntabwo ari cyo gihe cyiza cyo kugura cryptocurrency. Yo ni ukuvuga ngo mu gihe izuba riri kuva nibwo wowe ubiba, mu gihe abantu bari kuvuga bati iki ntabwo ari cyo gihe cyo kubiba, iki ntabwo ari cyo gihe cyo gusarura. Mbese cyagiye abantu bose batari kuvuga kuri cryptocurrency, abantu bose bari kuvuga bati cryptocurrency ni scam, narabivuze igiye guhirima, biriya bintu ni scam, nabonye bagenzi banjye babiburiyemo amafaranga, hari benshi babiburiyemo amafaranga, ntujyemo muri cryptocurrency. Mbese igihe cyose nta muntu uri gutangarira cryptocurrency, uri kuvuga cryptocurrency abantu bose bakakugira umusazi, bakavuga ati you know what, ugiye kuburira amafaranga muri crypto, biriya bintu ni scam, wibijyamo. Ari abantu benshi babiburiyemo amafaranga. That is time, icyo nicyo gihe cyiza cyo gushora amafaranga yawe, ukavuga ngo ngiye kugura bitcoin, ngiye kugura ethereum, kubera ko abantu benshi bari kuvuga bati byaguye hasi, biriya bigiye guhirima burundu. Ntureba FTX byayo uko byagenze, bakavuga izindi kampani nyinshi bakavuga bati ntureba ko bitcoin iri kugenda imanuka ihuruduka ijya hasi, biriya bigiye kuri zero. Umenye ngo nicyo gihe cyo kugura bitcoin, nicyo gihe cyo kugura cryptocurrency. Ni ukuvuga ngo rero bitcoin itandukanye nuko wumva mu buzima busanzwe, bavuga ngo mu gihe imvura yaguye, ko mu gihe cyiza urabiba, mu gihe kibi ugasarura. Gushora muri cryptocurrency ho ikintu cya mbere, ibwiriza rya mbere ugomba kugenderaho nuko ugomba kubiba mu gihe kibi ugasarura mu gihe cyiza. Noneho rero mu gihe cyiza ni ukuvuga ngo cya gihe abantu bose bari kuvuga bati you know what, ushobora kugura cryptocurrency, bitcoin irazamutse, ishobora kugera ku 500, ndabona igeze ku 80. Abantu bose usanga nta n'umwe ushaka kugurisha bitcoin, ushaka kugurisha cryptocurrency, ari kureba portfolio ye yabona yikubye 20 akumva aranezerewe ariko atakora. Umenya ko icyo gihe nicyo gihe cyiza cyo kugurisha, cyo gufata inyungu, warangiza ukongera ugategereza cya gihe kibi ko kizaza. Guys, iryo niryo bwirizwa rya mbere rero ugomba
kugendera, ugomba kubiba mu gihe kibi ugasarura mu gihe cyiza, ugomba kubiba mu izuba rikomeye cyane ugasarura mu mvura ikomeye cyane, igihe abandi bari kubiba wowe ukaba uri gusarura. Icyo nicyo bwiriza rya mbere ugomba kugenderaho kugira ngo uhindure ubuzima, kugira ngo ukorere amafaranga muri cryptocurrency. Mwibuke mu gihe abantu bari kuvuga bati bitcoin, cryptocurrency ni scam, ni abajura, ni abantu babyuriyemo amafaranga menshi, buri wese ari kureba yabona uri kuvuga cryptocurrency kugira umusazi akavuga ati wowe wararangiye, wowe ibyo urimo ntubizi, wowe uraje uhombe. Umenya ko icyo gihe nicyo gihe cyiza cyo gushora, mu gihe abandi batari kubiha agaciro, mu gihe abandi bari kuvuga bati you know what, nibyo nari mfite ngiye kubigurisha. Menya ko icyo gihe nicyo gihe cyiza cyo gushora amafaranga yawe muri cryptocurrency. Ibwiriza rya kabiri rero, ibwiriza rya kabiri, menya ko ugomba kufokasinga cyane kuri long term, hanyuma ukita cyane kuri bitcoin. Bitcoin nk'imfura y'ama cryptocurrency. Guys, mwibuke ko ama project menshi ya cryptocurrency ari kugenda akorwa umunsi ku wundi, uko bwije uko bukeye usanga ama cryptocurrency, ibigo bikomeye, abantu ku giti cyabo baronshinga ama project menshi ya cryptocurrency, bitewe nuko blockchain iri kugenda imenwa n'abantu benshi, iri kugenda yinjirwamo n'ama company, kandi izo cryptocurrency cyashya zitanga amafaranga menshi. Ariko uko zitanga amafaranga menshi ntago ziramba, ntago zimara igihe kinini cyane. Niba rero wifuza kungukira, guhindura ubuzima bwawe binyuze muri cryptocurrency, bitcoin, birashoboka ko washora muri izo project ziri kuzamuka. Ariko akenshi project ziri kuzamuka zigira igihe cyazo, zigira umwaka wazo, zikagira sezo yazo zihitinga, ariko igihe kikagera zikongera zigahirima, zikongera zikagenda. Ariko bitcoin yo urebye muri long term, urebye uburyo imeze, ni project nziza y'igihe kirekire cyane, ku buryo ushobora gufata amafaranga washoye make muri za shitcoin bajya bavuga twa crypto z'ama project akizamuka, hanyuma ugafata inyungu zo muri iyo project, ntukomeze guholding iyo project, ahubwo inyungu wavanye muri iyo project ukaba wazikoresha ugura bitcoin, ugakoresha inyungu wavanye muri project runaka ukagura bitcoin. Nk'urugero wenda niba warigeze gushora muri bitsec yigeze gutanga amafaranga, cyangwa se tutavuze bitsec tuvuge wenda nka teraruna yigeze gutanga amafaranga, abantu bagira amafaranga, ariko igihe cyayo cyarageze ijya hasi. Ni ukuvuga ngo rero ku muntu wakomeje guholdinga teraruna, n'ubundi igihe cyarageze arahomba. Ariko umuntu wakuyemo inyungu ze yarangiza akagura bitcoin, urumva ko kugeza uyu munsi aracyahagaze neza, kuko urebye uyu munsi bitcoin nayo ihagaze neza. Amabanki aragwa hasi, ariko bitcoin yo igakomeza ikazamuka. Ayo mabanga rero abiri, ayo mabwiriza abiri niyo yagenderaho, nta kabuza uzabona amafaranga menshi, uzakorera amafaranga menshi, kandi uzaramba muri iyi industry ya cryptocurrency. Kandi guys, industry ya cryptocurrency ifite amafaranga, irahari kugira ngo igumeho, kuko nicyo gihe turi kwinjira mu gihe cya technology. Hanyuma rero ayo mabwiriza abiri, kubiba mu gihe abandi bari kubona bidashoboka, hanyuma ugasarura mu gihe abandi bari kubona kubiba bishoboka, ni ibyo bwirizwa rya mbere. Kubiba mu izuba ugasarura mu mvura, kubiba igihe abandi bari gutinya kubiba, ugasarura igihe abandi bari kwirukira kubiba. Ni ibwiriza rya mbere. Hanyuma ibwiriza rya kabiri, tekereza long term, hanyuma winvesting muri bitcoin. Muri long term winvesting, short term muri project zizamuka, ariko long term urebe cyane kuri bitcoin, kuko bitcoin yo irahari kugeza igihe kinini cyane. Bizakurinda gambling, bya bindi abantu benshi birukanka
batekereza ko mu minsi 3 baraba bakubye amafaranga yabo gatatu. Ibyo nubyirinda muri cryptocurrency uzakorera amafaranga menshi. Remember, gutekereza muri long term bikubyarira amafaranga. Gutekereza gukira byihuse muri cryptocurrency bituma ubura amafaranga yawe. Ayo niyo mabwiriza ugomba kugenderaho, nizere ko azabafasha. Ndabemera cyane kandi ndifuza ko mutera imbere muri iyi industry ya cryptocurrency, kuko harimo amahirwe menshi nifuza ko mubona, cyane cyane muri iyi minsi turimo niyo turi kuvamo. Ni iminsi myiza yo kugura cryptocurrency, ni iminsi myiza kugira ngo mu gihe kizaza muzasarure. Mwibuke muri iyi minsi abantu benshi ntabwo cryptocurrency ari ikintu gikomeye cyane, cyane abantu bamubwira ati cryptocurrency bya bindi by'abajura, bya bindi bigeze bihombya abantu, bya bindi mwibiramo abantu. Ariko guys, ku muntu wihanganye, ku muntu gitegereje, ku muntu washoye hanyuma akaba ategereje, ndizera ntashidikanya ko imbere ari heza. Guys, mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao.